bino birombo urabona byaba ari ibyane ari ibyaca ubundi byemera iyo umuntu uragufasha ibyo arakikunika ngizwe ko ari ntuzo zo muri filime ugenderaho narahise nsinzire sha niya G yibutse n'ubudi kaza mutemanga ni samukuru wacu ugasonga bwite ubu deni meze mutesi bro turagufashe wakererewe ya man njye nari ndi kuri telefone narimo ndagariza amafaranga nayobeje uracyari mu stress Nubwo bari kubifuza icyayi mwakimaze se wakukirara bebera Sandrine, tell me something. Good morning. Adede, tell me something, please. mu cyayi hamezemo ibyatsi umuntu arashimishwa na byinshi ushimishwa n'iki imyaka ugize iki kintu cya mbere cyagushimishije ukuntu ibiganza bitera umujinya cyaba kiza ku mwanya wa mbere n'iki n'abandi utambuka nkaho kumva buri ukomeze kuko hari igihe wazakubita umutwe murimo murutse Barimo barota. rero ibere rifatika riramutse ribaye binini byamfasha kurusha bimwe by'ejo se ndabizi yewe ubonye urubere runini byawe byinshi cyangwa uyu mukanya ruza n'ibyo nasigaye rero uraga urukundo ruza akameza kamutera iyo nguyu se ntabwo ari njyewe njyewe sindera ubutumeza Jose waraye mu kabari se? cyiza ntabwo nakibona ibintu byiza Kunzana cyeditinga se? Musa, nta kintu wabwira abantu se? ikintu nababwira ni uko ndi gushimira Imana n'abantu bake wari uteze ute tegeye imbere slow motion Fish.
abimenyesha ko kwakira imbuzi hahiye kwakira imbuzi umugore ngo yagize ati ajya kuraguza wagira ngo bahinja ariko umugabo ngo ajya avuga rimwe yumve kabiri barangije bamuha uburozi burimo imikombe bahita bamwica imikombe urayizi umuti wica udusimba mu myaka yarapfuye se yapfuye ahagaze ubu ngubu baramurozi yarasaze baje gusanga ngo afite amaraso nk'ay'igiti dafi ngo byakugendekeye bite ushusho no kubukurikije kuri uyu mugabo dafi ngo byakugendekeye bite nyine urumva nagiye kuraguza ngira ngo umugabo wanjye ajya nkunda urumva ama amafaranga abagore bose abihorere ariko ibintu umupfumu yankoreye yamushyize umusazi wo ku gasozi wiruka nabikinnye mwe Sitiat. shushu ariko nyine sibyo nashakaga umugabo wanjye amukunda nuko ari umupfumu nashakaga ko nyine umupfumu yarampebuje ashaka ariko umuntu wagushutse byo kujya gucisha ni Margarita washutse yaragukoze iyawe yarakize sinazasubirayo si wazasubira ubu se ufite icyizere ko azakira birashoboka icyo bavuga kuri sene ya Kirimbuzi ni icyo bavuga kuri sene ya Kirimbuzi sene ya Kirimbuzi zaba iri hejuru mana cyane mbabwiza ukuri yarore ni Kirimbuzi yarore niyo karagiteri Musa yihute nawe umufasha. Wewe uri agiye guheza abandi. Ntabwo ari ngombwa kubaheza. Yihute yihute. Ngombwa kubabuza abandi. Ahe. Ihute bayihamagare. Nako sheri ngubi yo wirakaje. Wigira make. Ahe. Yitwa tuyihamagare uzapfumuza agapfumuke. Stand by. Record camera. kujya ke hano wayifashe dafi wayifashe nari bari zose nazo mufate ibikoresho kugenda uracinteye buyahuga yako nanagashwe kono akoze harya anjombye none ubuze iki Nari ngwatamu. darengese nkwe hani ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye bakita akazi bakita akazi njye nahinze gutwara intare nyine we ntabyo imbere y'Imana Imana byataye hari habuze gato nzaramutse tuvuye gukora iyo bwabana Kirimbura bari basaze ku bantu benshi batandukanye siyirwa Abdire murasoma se Ndi gusoma. okay reba utuzanye dafise araje musetinge mu kuko nyagarinde urabona umugabo bamukengeranye rwose uwo mwari mugiye kureba se uwo bari bagiye kureba bari kumwe oya nyiri umugore nezeza abakuru nezeza bineko nezeza nyirakane bineko hitamo nyirakatori dore amajini ni aya ngaya
harya ninde nande y'amazina yanyu Nyirakajumba. Ngo ngitwa bande. se kirimbo kuri kunyirengaza mutari kunyumva Uri mandwa yitwa gute? Ni mandwa yitwa Gashagaza. wowe gakondo nyirankondo Nyirakonje. Akajumba. Uri kwicecekera. imyenda rero Wakosa ukihana. yayi muri kumwe na Musa mwigeze mwirepeta Iyo mu nzira se ntabwo ari gukina. Iyi ngiyi. ibyo se ndimo kuvuga